nitwa Teta kubatanzi nibarizamuye siyavuga cyane gira isoni zimwe zitabaho ariko ndashima Imana cyane ariko cyane Evelyn Videri niwe wavuze ngo hari abantu bajya baza gushima bakavuga ngo twameze gutya ngo tunyura ahantu ngo ko barashima ngo tugatahana n'ikintu tuzi ngo bashimye gutya so njye nababwira inkuru yose uko byagenze so nararwaye muri sinanibuka ngo niyihe nararwaye byatangiye kera ariko urumva byaje kuza cyane ari uko tugeze hariya muri Amerika so turagenda muri Amerika burya saya tuba careful y'ibintu dusengera nkiri hano mu Rwanda narasengaga ngo Mana uzampereze kujya ku ishuri muri Amerika ariko sinigeze nsengera ibiri ntabwo nasengeye ngo Mana uzashoboze ningera muri rya shuri nasengeye ahubwo nasengeraga Mana ishuri nindibona zagushima ariko ngezeyo ibintu birahinduka subira inyuma ibintu bimera nabi kubera ko narwaye indwara niyo mu mutwe yitwa nzanibagirwa sorry epilepsy yes ni indwara yitwa epilepsy nuvuga ngo nugushekinga nkikubita hasi kubona ndaguye ni igicuri mbega so narwaye iyo ndwara nyirwara igihe kirekire ntabona abaganga ngira Imana mbona muganga mwiza cyane mwiza na n'ubu niwe ukimurikirana nigeze kumara iminsi 3 ndi kubyumva ngo babone indwara mfite barayibura subira ku ishuri gutyo barambwira ngo ni ukwihangana ubwo tuzongera tugerageza ibindi ariko nibwo bwa mbere nari ngiye mu bitaro sinigeze mba mu bitaro kuva navuka ariko uyu mwaka wa 2022 nagiye mu bitaro hanyigishije byinshi nabyo ndabishimira Imana n'ukuri ko nakize ubu nubwo ndi ku miti nzoruha nyiveho nta kibazo so turashima Imana iyo yabikoze hari ikintu ntakoraga nari umubyinnyi umwe wa dance umurenze narabyinaga igitangaza cyaba ariko ndwaye birahagarara ndarekera kubera yuko nakoraga akantu kamwe hasi ariko ngubu nzungu naza aze gushami isiriva umuntu proving wrong satani yuko nta kintu yakoze murakoze cyane arakoze gushima ngereka mvuge inzozi yabonye kugira ngo akire kuko twamaze umwaka wose avurwa kwa muganga hari ijambo mama Pasi ajya avuga iyo twaje mu bamama ajya atubwira ngo iwe iyo aje hano mu rusengero ngo ntabwo ashobora kutwishinga sinzi niba iryo jambo ryumvikana kubera yuko we azi aho yavuye ngo iyo ageze hano mu materaniro iyo abonye umwanya wo guterana niwo mwanya wo gusa nk'aho ari ku rugamba rwo kurwana ibyo yagiye anyuramo mu buzima nanjye nyahise mbyumva cyane kubera ko akenshi hari igihe mujya mubona umuntu aza mu materaniro ukabona umuntu aje gusenga hano ukavuga ngo uriya muntu we nkunda kumva kenshi n'abantu benshi babivuga ariko hari igihe uba uri ku rugamba rwawe ukabwira Imana ngo Mana hano nije nawe twamaze umwaka wose tujya dusengera Teta nk'uko yabivuze yavuye hano ari muzima ngo agere muri Amerika ararwara
amara hafi umwaka wose anyura mu bipimo ariko batabona indwara. Nubavuga imiti ni kwa kundi bakubwira ngo turabona ariko ibipimo byose yagiye anyuramo nta na kimwe kigeze kigaragaza indwara nyayo, ndetse hari n'igihe yigeze kuza mbere y'abandi tugerageza kumujyana ku baganga hano mu Rwanda nabo batubwira negative. Hanyuma umunsi umwe arambwira, twari turi kumwe na muzehe Ruturwa, nyigeze no guhagarara hano ndabivuga mbatambukishije na Pastor Loise, turimo gusenga Imana iratubwira ngo igiye kumukiza kandi inyujije mu nzozi azarota. Hanyuma aryamye muri uyu mwaka, ndibaza ari nko mu kwa gatanu, arantelefona arambwira, nari ndimo gushaka iyo foto, ninyibona ndaza kuyiha abantu bahariya muri kabine, mbereka ibintu umuntu azaza gusengana hano ukabona umuntu yuzuye ibyishimo, afite umunezero ariko umutima wuzuye agahinda. Imana iramfasha ndaza kuyibona uyihe espoir. Hanyuma Imana itubwira iryo jambo hashira hafi nk'amezi 2 n'ubundi impinduka zitaragaragara. Ijoro rimwe aryamye arambwira ngo mama uzi ko nyaryamye ngo mbona ikintu cy'igisimba gifite amahembe impande zose. Mu ijoro hari 9:00 za nijoro. Uzi kugira ngo ubu uri mu Rwanda umwana gutelefone 9:00 z'ijoro, twe hano abari ku manywa wari nijoro. 9:00 za nijoro ari mu cumba wenyine agaterwa n'ibintu bimeze gutyo, ngo abona ikintu cy'igisimba gifite amahembe ahantu hose, ngo kiza kimusatira, ngo gishaka kugira ngo kimufate. Hanyuma ngo ari mu nzozi, ngo umuntu aramubwira ngo haguruka urwane n'iki kintu nicyo kiza kigutera indwara. Umwana ungana gutyo wenyine mu cumba aho ababyeyi batari. Mujya mutoza abana gusenga. Ari muri cya cumba 9:00 za nijoro, ngo yumva ko umuntu yabaga ari uruhande rwamubwira ngo haguruka uhangane naco. Iri joro nutakinesha cyo kirakunesha. Hanyuma ahangana na cya gisimba cyari gifite amahembe impande zose ngo atabashaga no kureba. Yabibonaga nko mu nzozi ariko ari mareba nkuko tureba. Agiye kubona ngo abona aragifashe cya kintu kimeze gutyo. Muri ayo masaha ngo aragishwanyaguza cyose, ngo yumva ko umuntu amubwira ngo kuva uyu munsi urakiza. Kuva uwo munsi yanesheje ico kintu kugeza n'uyu munsi ni muzima. Imana ibyo njya mbivuga gake, sinjya nkunda kubivuga mu mazina kubera kuko yabyivugiye, niyo mpamvu mbivuze, kandi mbivuze kubera kuko hari abo bahamya. Imana yavuze ngo ndamukijije kandi nzobinyuza mu nzozi wenyine, abyibonere mu nzozi amenye ko mukijije, kuko mwe mubimubwiye yovuga ngo ni ababyeyi. Imana izituberaho tutari. Hari igihe Satani ashobora kumbura akamubura akataka abana, ariko yaratsinzwe. Icyo nshimira Imana, mu mashuri yabo ntibigeze bahungabana, batsinze neza cyane. Ari we, ari Hope, ari Christelle. Dore umuntu wakajya umusengera n'uyu, urebe nawe guhura n'urwo rugamba ngo uyu nguyu niwe munyamasengesho ufite. Imana yacu, haleluya! Imana ni umukozi w'umuhanga, igituberaho tutari, igiturwanirira, igitubera amaso. Ibyumve ibyo nyayishimiye mu ibanga, ibyo nyayishimiye turi kumwe n'abakozi b'Imana, Pastor Ruturwa na Pastor Loise. Uyu munsi mpagaze hano n'umuryango wanje, niyo mpamvu ujye nyahereye kuri cya gisirimba, kubera kuko nzi iby'Imana yakoze. Si amafaranga yaduhaye kuko nayo yarayaduhaye. Uzi kwigisha abana bangana gutya muri Amerika muri prive, ukajya ubazana muri vacances buri mwaka, si imbaraga zacu, ni imbaraga z'Imana. Imana ihabwa icubahiro ku byo yakoze, ubuzima bwa Teta n'ubuzima bw'aba bandi bose turi kumwe hano. Aba nta kibazo bigeze bagira. Uyu niwe njya mbabwira wamaze imyaka 3 atarageza ibiro 5.
uyu ni nawe watumye dutangiza Foursquare kuko tumusengera kubera kuko twari twaravujije ahantu hose byaranze twazana abasenga bakatubwira ngo umwana nta kibazo ahubwo ndabashaka mu muhamagaro. Hari igihe Imana ijya yemera kunyura mu bigukamura kugira ngo igihe kimwe uzahagarare hano uvuga amashimwe yayo. No mu bigeragezo tujya tuhabona Imana ishimwe yakoze ivyo kuva ico gihe 2004 kugeza n'uyu munsi wa none turacyabona amashimwe ku buzima bwiwe. Imana ibaho umugisha. Haleluya. Icyambere ngiye nshimira Imana nuko nongeye guhagarara hano kandi none rero ntago twambara udupfukamunwa cyangwa se ngo dukore social distancing. Niba byoroshye kuri kure y'ababyeyi bawe ariko nyine Imana iragushoboza ukiga neza ugatsinda neza nubwo nyine twaciye mu bintu bitoroshye Imana yari iri hafi yacu nicyo gikomeye kurusha ibindi byose ndayishima. Haleluya. Haleluya. Ndashima Imana kubw'uburinzi bwayo. Tujya tubifata nk'ibintu bisanzwe ariko namenye agaciro k'uburinzi bw'Imana mu kwezi kwa 11 hari igihe nari ndi mu modoka ntabwo nahuye nk'impanuka ariko narebye muri retroviseur mbona umuntu urimo uragenda nabonye imodoka iri kugenda ku muvuduko utameze nk'izindi noneho mu mutwe wanjye nawo uriya muntu ukuntu arimo aragenda ashobora gukora impanuka reka muvire mu nzira arangije ncaho ku ruhande atagongana n'imodoka iri imbere yanjye agonganye n'imodoka iri imbere yanjye mpita ntekereza ndavuga ngo ubu ngubu yari kuba ari njyewe kuko namuviriye mu nzira mpita mbona ahantu Imana yandindiye ikinga ukuboko. Ikindi nshima Imana ni uko kuva kera igihe umwaka watangiraga najyaga nandika ibyifuzo shaka ko Imana imfashamo noneho umwaka ushize 2022 ndavuga ngo uyu mwaka ndandika amashimwe gusa noneho Mana surprise me Mana unungure nandika amashimwe nekereza ibintu byose Imana yankoreye Imana iranungura pe Imana yaranunguye muri uyu mwaka ndiga narangije amashuri yisumbuye ntangira universite kandi naho ngeze nkaba mbishimira Imana cyane ariko cyane kuko njya ntekereza ko atari ububasha bwanjye ntago ari ububasha bw'ababyeyi banjye kuko abantu batizera ko Imana iriho buriya baba bafite akabazo kuko nta kuntu utakwizera ko Imana iriho kuko tuyibonera mu bintu byose tubonera muri bagenzi bacu tuyibonera mu buzima bwacu busanzwe. So ndashima Imana cyane Imana yabaye yo kwizerwa muri 2022 kandi hari ibyo navugiye hano ariko Imana irabizi Imana yabaye yo kwizerwa kubw'izo mpamvu nari maze iminsi mbibwira mama nzishurira umwana ishuri n'ubushobozi buke bwanjye umwana ugitangira ishuri yige uko Imana izajya inshoboza nindangiza paka arangije amashuri. Murakoze cyane. Hallelujah. Amen. So there's a lot to thank God for, but I'm just gonna minimize. So the first thing I thank God for the family that I have. Lots of people are born in different families with different religions, but the fact that I'm born to a bishop and a pastor, it's just amazing. Just from that, I just learned that everything has a purpose on it, so don't rush everything.
I would say. The second thing I thank God for is that we're just all protected in the kingdom of God. And I'll just assure you that in the kingdom of God, that even though you're praying, your prayers are always heard by the Lord. God has His own timing. The best thing you can do is stay patient. The last thing I thank God for is that, like, the life that I live right now, not a lot of people have it. So the fact that I'm living, I don't have to worry about not having anything to wear, not having anything to eat, not having a house is really good. I just thank God. Haleluya. Nitwa Samu, akenshi sinkunda kuvuga, ariko uyu munsi byabaye ngombwa ko mvuga. Rero ndashimira Imana kubw'umuryango wanjye, uhereye kuri Bishop na Pastor. Ukagenda kuri Teta, nawe hari igihe ajya ampanurira. Na ba Hope, buri wese hano dufatanya gusenga no mu murimo w'Imana. Nubwo tutajya tubikora hano, hari igihe tubikora muri Sunday School. Kandi ndashimira Imana ko igikomeza kuturinda buri gihe. Turangije umwaka turi amahoro. Kandi ikindi nshaka kubabwira nuko mu bintu byose muzajya mukora mu buzima bwanyu, mujye mushira Yesu imbere, kuko mba mbona abantu bagenda bakora ibyaha kandi nkibuka ko Bibiliya ivuga ko Yesu azaza dutunguye. Rero mbere yuko mujya gukora ibyaha, mujye mwibuka ko hari umunsi umwe Imana izaza ibatunguye. Amen. Kuwa gatanu nari nashimye, niyo ntabivuze mu mazina, ariko twari dufite icyumweru cyo gushima. Nyavuze ko nzishurira abantu 50 mitiweli ku bw'aya mashimwe y'umuryango. Reka dukomere Imana amashi. Njyewe ntabwo nkivuze cyane, ariko hari ibintu biri funny somehow. Abagiye muri Amerika bakomeje kuvuga Ikinyarwanda, uwasigaye hano cyaramunaniye. Niyo turi mu rugo kandi mama we ntazavuga Icyongereza, Keza ntazavuga urundi rurimi, kandi yavuze ijambo rimwe ry'Ikinyarwanda, ane y'Icyongereza niyaza. Sinzi nyine ko bimeze, ariko n'ubutunzi nabwo bw'indimi. Dukomere Imana amashi ku bwawe. Hanyuma buri muntu wese agira umwihariko. Uyu ni umuhanzikazi, niyo mpamvu izo ntambara yagiye ahura nazo, ariko nk'uko yabivuze turashima Imana ko yakize. Namujanye ku baganga ba specialiste hano, kandi n'icyari ikintu kiremereye. Uzi ukuntu byagendaga, rimwe na rimwe yandika ikaramu igasa nk'iyiguye, cyangwa afite nka telefone, kakambwira ngo yamenye telefone. Wayimenye gute? Ngo ndazi uko byagenze. Bikaba nka rimwe, kamara nk'iminsi 3, bikongera bikagaruka. Ukabona nyine ni ibintu bidasobanutse, birimo abadayimoni. Ntiyigeze yitura hasi ngo agwe, ntiyigeze agira ikindi kibazo gikomeye, ariko nyine akabubwo nka rimwe mu cyumweru ikaramu igwa hasi, telefone cyangwa iPad, ukumva ntibisobanutse. Ariko Imana yacu niyo kwizerwa, kandi yaramukijije. Turashima Imana. Icyo ni icyambere kuri Teta. Kuri Keza sinamvugira kuvuga amagambo menshi. Kuri Hope na Teta baba ku ishuri rihenze, ariko nubabwira amafaranga azanishura ni igitangaza. Kandi sinarishatse ndizi,
najanye n'umuryango wanje mu bukwe bwa murumuna wanje tugeze hariya abana baravuga ngo barashaka kwigira muri Amerika navuga nti mfite n'amafaranga yo kubishura bose bari kuri muri segonderi ariko Imana yabaye yo kwizerwa kuva batangiye bishura amafaranga menshi nka Christelle yishura amafaranga menshi kuko ari muri ntiyigeze aja muri college kuva atangiye yagiye muri kaminuza ntiyagiye muri college ariko Imana yabaye yo kwizerwa ikindi navuga n'uburyo batsinda mu ishuri nishaka mvuge kuri bariya babiri gusa bari hariya ko nabangiye kurondogora Samu yujuje imyaka 15 vuba cyane ariko umwaka utahazarangiza segonderi murumva uko bimeze nuko ngo mu kwa gatanu arabarangije wa gatanu mu kwa 9 k'uyu mwaka twatangiye azabage mu wa gatandatu wa segonderi murumva atari igitangaza mu myaka 15 kabu kandi atsinda neza ari muri Cambridge Christelle abakobwa ngo ntibakivuga imyaka yabo ariko bazayivuga nta kibazo Christelle mu myaka yiwe ngo ari mu mwaka wa 3 wa kaminuza apana college nawe n'umwaka utahazarangiza ishuri kaminuza iyi myaka afite kandi nize neza pe kuko papa wanje yari umwarimu kuva muri gardienne ntabwo nayize ariko nayigiye mu rugo papa nyigisha pastor arabizi n'abandi bankurikirana nize neza pe ariko imyaka Christelle afite njewe nibwo nari mbonye diplome wari mu wa 3 nukuri ni igitangaza ku myaka 20 umuntu akaba arangije umwaka wa 3 murumva ko bidasanzwe n'Imana yakora ibyo bintu nukuvuga ngo azaja mu mwaka wa nyuma akiri mu myaka 20 atarayirenza ni igitangaza Imana izikora ibintu mu buryo bwayo buriya simvuze na Keza ni umuhanga mwamwumvise n'abandi bose hari igihe ababyeyi bishakamo ubushobozi bamwe bakagurisha n'inzu zabo n'imodoka n'ibindi wohereza umwana ku ishuri ukazugira ngo bamenye amazi mu mutwe ariko Imana yabaye yo kwizerwa mumfashe dukomere Imana yacu amashi mu minsi iri imbere muzabona nyine bambaye bashoje muzakomeze papa wanyu ni docteur kandi tize gardienne mwebwe muzama muyahuhe ndabatoraho umugisha numva ndashaka ko dutinda cyane igisirimba turacafite iminsi yo baracafite nk'ibyumweru mureke tuzagisirimba ubundi siko bimeze kugira ngo ubu no not necessary nzungu ngo naze ngo babe nk'abakoraho kuko mutazababona ubundi mwihangane hanyuma byabyifuzo ndahita mbisengera ndange mikrofone dukomere Imana yacu amashi hari umusore witwa Kado uri hano hari umusore wari wavuze ngo tumwakire mu rusengero ngira ngo musiri imbere yasose hari umuntu waje ashaka ko tumwakira muri Foursquare none ahaguruke uyu mwaka tutangirane n'uwo muntu hari uwo mbonye hariya hari undi 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 mbonye hariya abantu bose bahaguruke mukomeze muhaguruke dukomere Imana amashi ku bwabo bantu so muze kubaza bariya abantu bahagaze bambara utujire bamaha amaforms mwandike muyuzuzemo kuva none twishimiye kubakira kandi tuzafata gahunda tubaganirize tubabwire gahunda z'itorero igisirimba nzu hari igisirimba nzungu yavumbuye umupfu rero umwe yarahagurutse basanga baririmba indirimbo bararimba ibyishimo birazamuka ahita avuga ngo we bariye ngo Kristo agita ngo Kristo azica no kuvuga ngo umunezero uzica abantu hari igisirimba ca Munisha yacuranga mwaracumvishe yakivumbuye gute reka bari cyacuranga abantu nka babiri bo dufasha ababishaka baza
ngiye gutera haleluya. Mwabonye ya foto bashize hari, iriya ntabwo yari ari mu bitaro, arimwo biriya mureba hariya babaga barimo gupima impamvu ajya afata iPad cyangwa afata biki kagwa akamara iminsi 3 acometse kuriya. Hariya naho tubona umubiri we waba gucometse, atari kumwe na mama we, atari kumwe na papa we, atari kumwe n'umuvandimwe we n'umwe, ari ku Imana tujya tubyinira yo yabagire kumwe nawe. Uzi kugira ngo uryame urye ujyuza mu materaniro, uzi ngo umwana wawe ari mu bitaro n'abazungu batamuzi iminsi 3 ameze kuriya. Mujya mureka tujya dukorera Imana twabonye, kandi kuyikorera ntabwo ari mu banatubwiye ngo uyu mwaka turawusoje n'uwo tugiye kujamo
tuzahuramo n'ibindi ariko Imana izakomeza kutubera Imana. Haleluya! Haleluya, haleluya. Mutima wanje iyo ngendana na Teta niyo mbona niwe mwana wacu tugira utajya usiba amateraniro habe niyo yoba yarayageze hano mu Rwanda. Mu bana barindwi dufite Imana iyo yakoze muza mureka dufata umwanya munini wo kwishima kubera yuko tuba twarabonye imirimo y'Imana. Haleluya! Uyu mwaka nabonye Imana zambivuga gake ariko nyarayibonye nyaranayiyumviye. Haleluya. Nyarayibonye nyarayiyumviye. Nyuma ya ziriya biriya bipimo mureba gutyo abaganga bakamubwira ngo ntacyo byagaragaje ariko genda uba ufatiye imiti. Icyo gihe nicyo gihe inzozi zaje muri icyo kintu kimeze gutyo. Kuva uwo munsi cyaneshejwe kugeza none mpagaze hano zararangiye. Rero uwo bishobora yomfasha gushima, uwo bishobora yomfasha gushima. Hari igihe tuza twirukira ku bindi duhagaze honyine kuri biriya ariko Mana we Mana mutima wanjye imazi unezerwe kuko n'amahoro nubwo amagambo yanjye Le propeveri. Tuzamura ibiganza twicaye. Mutima we, mutima wanjye siyo. Hanyuma wowe ufite abana nkawo mfite cyangwa bake kubo mfite nta warwaye nka kuriya tubabwiye assurance yiwe tujya dufata muri Amerika ariko njashima Imana iyo wabaye mu bzayo igikubera umutera nkunga 100%. Haleluya! Kazunanirwa guterana ngo kubera yuko umugabo wawe atakubwiye neza abandi baza guterana bimeze kuriya ko tutarayivaho ko tutarareka guterana ko tutarareka gutanga ko tutarareka kwitabira amateraniro niki tuzireguza ngo wabuze ibiryo by'umunsi umwe. Mana uzutubabarira reka mbi Imana icubahiro nzu wongera ucurange rimwe ubishobora mfasha kuko njye ndi mu mashimo ubishobora aramfasha kubera yuko ahari kubikiriyo hari amashimo. Amen. Haleluya! 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 Amen.